Hallelujah. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Murahari? Reka dufatikanye dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma hano habiri, turasoma mu bami ba kabiri, bampere merci mikoro, bami ba kabiri. Turasoma ku bice 19, bami ba kabiri ibice bibiri ku murongo wa 19 kugeza kuri 22. Hanyuma arasoma no mu byakozwe n'intumwa kuri 3 ahereye kuri 4 ageze kuri 6. Bami ba kabiri ibice bibiri umurongo wa 19 kugeza 22. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Elisa ahumanura amazi. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko bireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi, amishamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumaniye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nk'uko Eliya yavuze. Amen. Yakozwe n'intumwa ibice 3 here ku murongo waho wa 4 ugeze kuri 6. Ijambo ry'Imana. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira. Era kuri 3. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati, uturebe. Ego. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Amen. Amen. Mwakire ijambo ry'Imana. Reka dufatikanye dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi, ijambo ryawe n'ubuzima, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirahindura, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rigira imbaraga. Nta cyaremwe cyose kitaremwe n'ijambo. Ndasabye ngo iri jambo ryawe Mwami, imbaraga zawe Mwami Imana ikomeye, imbaraga ziba mu ijambo ryawe zimanuke muri uyu mwanya mwiza tugiye kuvuga ijambo ryawe. Ndasabye ngo ubwiza bw'Imana aba ari bwo muri iri jambo, umuntu wese uri bwumvira ijambo Mwami, icyo waritumye Mwami Imana, ndagusabye ngo icyo watumye iri jambo, icyo watumye iri jambo Mwami, icyo watumye iri jambo Mucunguzi, n'igisigare kidakoretse mu izina rya Yesu. Ureke ubwiza bwawe bumanuke muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe, kugira ngo abantu bose bari bwakira ijambo ryawe bagubwe neza muri Kristo Yesu. Amen. Hallelujah. Badusomeye ijambo ngira ngo tuganire rivuga ngo iyi si ikeneye impano y'Imana ikurimo. Hallelujah. Ijambo ngira ngo tuganire badusomeye ni ijambo rivuga ngo, cyangwa ritwibutsa ngo iyi si dutuyemo, iyi si duhoramo ikeneye impano y'Imana twakiriye. Hallelujah. Hallelujah. Ijambo ry'Imana rya rivuga ngo abigisha n'abigishwa bajye bagabana. Rero nimvuga ngo amen, namujye munsubiza kugira ngo tubashe kugabana. Hallelujah. Iyi si dutuyemo ikeneye impano y'Imana wakiriye. Impano ya mbere twakiriye niyo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi wacu. Hallelujah. Tumaze kumwakira ubuzima bwarahindutse. Tumaze kumwakira twaramurikiwe. Tumaze kumwakira twahinduriwe identite. Tumaze kumwakira twimutse mu mwijima dutuzwa mu mucyo. Icyo twakiriye hari abantu bagisonzeye, hari abantu bagitegereje. Hallelujah. Hallelujah. Isi
nta kindi kintu ikeneye ku itorero, ikeneye kuzemezwa n'ibintu bitatu biba mu itorero. Ikintu cya mbere isi dafite itorero rigomba kugira bikazatuma isi ibasha guhindurwa n'imbaraga zituruka mu itorero. Cya mbere n'imbaraga z'umwuka wera ziyobora itorero. Isi ntabwo iyoborwa n'umwuka, iyoborwa n'ubwenge, iyoborwa n'ibitekerezo, iyoborwa n'amashuri, iyoborwa n'ubushobozi, iyoborwa n'ibintu byinshi. Haleluya. Isi ikeneye guhinduka biturutse mu itorero, kubera ko itorero rifite imbaraga z'umwuka w'Imana ukorera muri ryo, ubasha gutsinda umwuka wo mu isi. Haleluya. Mwumvise umumaro w'itorero mu isi? Nuko itorero riyoborwa n'umwuka, umwuka w'Imana, ariko isi ikaba iyoborwa n'imyuka. Bivuga ngo itorero rifite capacity kubera imbaraga z'umwuka w'Imana uribamo kubasha gutsinda imyuka iyobora isi. Haleluya. Haleluya. Icya kabiri, isi izatsindwa n'imbaraga z'ibimenyetso n'ibitangaza bikorerwa mu itorero, kandi isi itabifite, itanabishoboye. Kubera iki? Kubera imbaraga z'umwuka w'Imana uba mu itorero. Haleluya. Bisobanura ngo itorero rigomba gusenga ku buryo rigwiza imbaraga zo gukora ibimenyetso n'ibitangaza, nk'uko nyiraryo uwaricunguye yavuze. Yaravuze ngo nimugira kwizera gutoya gusa ngo muzakora ibirenze ibyo jyewe nakoze. Haleluya. Bivuga ngo itorero rifite mission yo kubasha kugwiza imbaraga zo kwizera umucunguzi kugera aho ribasha gukoreshwa ibimenyetso n'ibitangaza. Isi ikemezwa n'ibyo. Isi ikabona ibyo idafite, igahungira mu itorero kubera ko yabonyemo imbaraga zimira izindi. Haleluya. Haleluya. Icya gatatu kizatsinda isi, kizagushoboza iyi si dutuyemo igowe, nuko wera imbuto nziza zikwiriye abakijijwe. Isi ntabwo ifite capacity yo kwera imbuto. Kubera iki? Imbuto z'abakijijwe zerwa n'abantu baba mu itorero. Murumva ikintu isi dukeneyeho? Bivuga ngo tuba dufite ibyo bintu bitatu, tuzabasha gutsinda isi, tuzabasha gutuma isi ikenera impano y'Imana ikorera mu banyetorero. Haleluya. Haleluya. Ni role yanjye nawe, ntago twakijijwe gusa. Ntago twakijijwe ngo nitugera hanze duse n'abandi. Twarakijijwe kugira ngo tugire to making a difference mu isi. Isi nitubona ibone hari itandukanirizo ry'abantu bakijijwe n'abantu badakijijwe. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo isi nitubona ibone hari ibintu byo kwifuzwa dufite, yo idafite, biyitere guhaguruka bakinjira mu itorero, kubera ko hari iby'agaciro, hari ibifite imbaraga, hari ibyatsinze imitima yabo babonye mu itorero rya Kristo. Haleluya. Hari umuntu unyumvise? Tuzamurira Imana icyubahiro. Ngicyo ikintu kizatuma isi ikenera impano y'Imana iba muri twe. Haleluya. Ngicyo ikintu ntabwo bazapfa gukenera gusa impano idufite kubera gusa ko dusa nabo. Oya, hari ibyo bazatubonamo bakabona hari icyo bagomba kuza kudusoromaho. Haleluya. 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 Iyi mpano nta bandi bajya bayihabwa, ni abantu bakijijwe, ni abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umucunguzi wabo, ni abantu bamenye Imana, ni abantu bizera ko Imana yabo ikora ibiruta cyane ibituye mu isi, ni abantu bamenye neza ko Imana yabo igikora inyuranye n'ibyo abantu batekereza, ni abantu bagiriye Imana icyizere, ni abantu bahinduye imitekerereze muri Kristo Yesu, ni abantu bafashe icyemezo bakavuga ngo iyi Imana twakurikiye ntabwo twayivaho gusa itadukoresheje iby'ubutwari. Haleluya. Ngabo abantu bazatunga iyo mpano y'Imana. Impano y'Imana ishobora kuba byinshi birenze ibyo muzi. Haba iyo kubwiriza, haba iyo gukora ibitangaza, haba iyo guhanura, haba iyo kuririmba, haba iyo gufasha imfubyi n'abapfakazi, haba iyo gukora ibyananiye isi, haba impano y'Imana ikurimo. Nagira ngo mbwire ngo isi irayikeneye. Haleluya. Ntabwo ari ugukizwa gusa ngo turirimbe twitahire, ngo tubwirize dutahe. Isi hari ikintu ibuze, hari ikintu ikeneye mu itorero.
Haleluya. Ntimuzagire ngo gusa twapfuye kuza mu itorero, twaje kubera umugambi w'Imana. Twabaye abantu bahekijijwe kubera ko data yabigambiriye kera isi itararemwa. Iratugambirira, iragambirira mu bitekerezo byayo. Iravuga ngo mu buzacungura na Genda zabamo, mu nzacungura na Pierre zabamo, mu nzacungura na Louise zabamo, mu nzacungura na Korali na Rogeti zabamo. Irabigambirira kera kugira ngo impano yayo ibe muri wowe, ibashe gukiza isi. Haleluya. Yo, haleluya. Iyo umuntu amenye neza icy'agaciro yakiriye, abasha gukura abantu mu kaga, abasha gufasha abantu bababaye. Iyo umuntu yamenye icyo yahawe n'Imana, abasha gusengera abantu bari bihebye badafite ibyiringiro, bagasubizwamo imbaraga. Ikibazo dufite itorero ni ukutamenya icyo twakiriye ko ari icy'agaciro, ni ukutamenya ko icyo dufite isi iragikeneye. Impamvu mubona isi irimo gutwaza abantu igitugu nuko badafite iki cy'agaciro wakiriye, gituma warabashije guhitamo ibyiza n'ibibi. Ese mujya mugira iyo capacity yo guhitamo ibyiza n'ibibi? Abayifite tuzamurira Imana icyubahiro, tubibwire ngo warakoze ko waduhaye ubwo bwenge, waduhaye ubwo bushobozi bwo kumenya ibyiza n'ibibi. Nta wundi muntu wabimenya, ni umuntu wakiriye impano y'Imana. Haleluya, haleluya. Iyo umuntu rero yabimenye, abasha gukura abandi mu kaga, abasha gukura abandi mu bibazo, abasha gukura abandi aho bari babona bagiye gupfira, akabafasha bakaharokokera. Haleluya. Badusomeye ijambo rivuga ngo Elisa ngo ahumanura amazi yo mu mudugudu. Elisa ni umuntu nkanjye, ni umuntu nkawe, ariko ni umuntu wafashe icyemezo, amenya ko ibyo afite bidahagije, amenya ko ibyo afite ntacyo byamumarira. Afata icyemezo ngo umunsi ngahura n'umugaragu w'Imana Eliya. Nta muntu abajije ngo afate icyemezo ati imirimo ye, aramukurikira. Kubera iki? Yari yabonye muri Eliya harimo ikintu kidasanzwe. Aravuga ngo ibyo mfite ni ibya hano mu isi, ibyo mfite ntaho bizangeza, ariko ngo ahure n'umuntu ufite icy'agaciro, aravuga ngo nanjye ndasiga ibyo mfite. Haleluya. Aravuga ngo ndasiga ibyo nari mfite, ndava mu byo nakoraga, ndava muri ubu buhinzi kugira ngo nkurikire uyu muntu, kubera ko icyo namubonanye ni icy'agaciro. Haleluya. Bibiliya iravuga muri iki gice, iravuga ngo baragendana, ngo batangirana urugendo, baragendana. Ngo Eliya akajya amubwira ngo nshuti sigara kubera ko Imana irantumye, sigara kubera ko Imana harahintumye, sigara kuko intumye igira ugahari. Akamubwira ngo nukuri ndakurahiye, icyo nabonye muri wowe naragishyikira, sinshobora gusigara. Ngo Eliya yabura uko amugenza, ngo akamubwira ngo ngwino tugende. Ni bande barimo kwifuza kugendana nawe? Ni bande barimo kwifuza kugushakaho ubushuti? Iyo witegereje muri uru rugendo rw'agakiza, ubona ni bande baba barimo kukwizirikaho, bavuga ngo igihe yinjiye mwacu twabonye impinduka, igihe twamugize inshuti twabonye ibintu bihinduka, igihe twamwikomejeho twabonye Imana ye. Ni bangahe barimo kwikomeza ku itorero kubera imirimo y'Imana barimo kubona? Elisa aravuga ati nukuri ntabwo wansiga. Haleluya, haleluya. Havuga tukansiga, wansiga ute? Wansiga ute igira ugahare muri ibi bibazo ukansiga? Bibiliya iravuga ngo barakomezanya, ngo bageze i Beteli, aramubwira ati sigara kuko umwami yantumye i Beteli mu nzu y'Imana. Aramubwira ati ndakurahiye ntabwo wansiga, ntabwo nasigara hano, hari ikintu nakubonyemo. Haleluya. Nshuti z'Imana, itorero rikwiye gutanga icy'isi idafite. Abantu bafite ibibazo hanze, abantu nta byiringiro bakigira, ariko abanyetorero turaho turicaye, hagira ngo nkubwire ngo ni role yanjye nawe kubwira isi, tukayibwira ikibura, ikabasha kwakira ikitabasha kugura. Haleluya, haleluya. Ibi twahawe ntitwabiguze, niyo mpamvu nyirabyo Kristo yaravuze ngo twaherewe ubuntu, ngo tujye dutangira ubundi. Ababigurisha bafite akaga, ibi bintu ntibabigurisha. Niba hari aho wabonye babigurisha, niba ni inshuti zawe uzabandikire ubabwire ngo pole cyane, ibi bintu babibahereye ubusa, mujye mubitangira ubundi. Umuntu arabwira undi ngo nsengera, ngo banza wohereze ituro, agira ngo babwire ngo nyirabyo yabitangiye ikiguzi kimwe, arangije abitangira ubuntu kugira ngo abantu babifite icya mbere bibahesha agaciro, icya kabiri babikore mu cyimbo cye, ahubwo yigeze abigurisha. Haleluya.
Elisa aravuga ngo turagendana. Aravuga ati se wansiga gute none ugiye i Beteli mu nzu y'Imana? Haleluya. Mugaragu w'Imana Eliya akamubwira ati wasigaye ko none hintumye ariko wasigaye ko ibyo Imana yantumye ari je yabitumye. Elisa akavuga ati ntabwo nasigara, rega hari icyo nabonye muri wowe, hari impano y'Imana iri muri wowe, sinagusiga ntaragukuraho umugabane. Haleluya. Imana tuyifitemo umugabane. Tuzamura ibiganza tuyibwire ngo turagushimiye. Muririmbyi niko yavuze, haravuga ngo kwa Yesu ngo tugira ubutwari. Haleluya. Ariko ngo ajye kuririmba mu ndirimbo ya 35 aravuga ngo ni Yesu watugize umuvandimwe we. Haleluya. Turashimira Imana ko dusigaye turi abavandimwe ba Yesu Kristo. Haleluya. Ngo baragendana barinda aho bagera kuri Yorodani, ngo baragendana bagera aho bambuka. Eliya ngo afata umwitero ngo akubita ku mazi ngo atandukanamo kabiri, ngo noneho bageze hakurya aravuga ati ariko noneho uyu muhungu wanyiziritseho, uyu muhungu ndamujyana he ko mbizi neza ko aho ngiye ntazagaruka? Ngo aramubwira ngo umva none haramuhindukirira, aramubwira ngo umva noneho Elisa tuvugane bwa nyuma, noneho nkubwira icyo wansabye, icyo wanshatseho, noneho ini niryo herezo, ukibone cyangwa ukibure. Haleluya. Yo haleluya. Ikijya gituma twakiriye impano cya mbere ni ukuba maso. Iyo turi maso ntabwo Satana turiganya, iyo turi maso ntabwo isi turiganya, kubera ko misiyo y'isi ni ukutwamura. Kandi ijambo ry'Imana muri Yohana 2:16, muri Yohana wa mbere haravuze ngo ikiba mu isi cyose ngo ni irari. Haleluya. Yo haleluya. Bababwira ukuntu havuga muri Yohana wa mbere kuri 2 no ku murongo wa 16 haravuga ngo kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa ubwibone mu by'ubu bugingo, bidaturuka kuri Data wa twese, ngo ahubwo bituruka mu isi. Kuri 17 ngo kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko abakora iby'Imana ishaka. Haleluya. Yo haleluya. Abakora iby'Imana ishaka, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Haleluya. Ukora iby'Imana ishaka, ukora ubushake bw'Imana, udatwarwa n'irari ryo mu isi. Ijambo riratubwiye ngo ibiri hano mu isi byose ngo ni irari ry'umubiri. Birya byifuzo duhoramo ni irari ry'umubiri, birya bituma tuzamuka imisozi ni irari ry'umubiri, birya twashyize imbere ni irari ry'umubiri. Ariko ibikwiriye ni iby'ubugingo, kuko aho iby'ubugingo biri n'iby'umubiri biritaba. Haleluya. Tuzamurira Imana yacu cyubahiro. Aho iby'ubugingo biri n'iby'umubiri bijya byitaba. None isi itumajije irari ry'ibyisi, itumajije irari ry'amaso, itumajije irari ry'ubwibone ku by'ubugingo. Iyo bavuze ngo ubwibone ku by'ubu bugingo, niba abantu bakiriye icy'agaciro baherewe ubusa barangiza bakabizana mu bwibone. Ngo ngewe ngo mfite amavuta menshi, ngo ngewe ngo mvugana nayo, n'ubwibone ku by'ubu bugingo ntabwo Data bishaka. Haleluya. Ngo ngewe ntaririmbye ngo ntabwo babasha gutera indirimbo, byo ni bwibone ku by'ubugingo. Ngo ngewe ntabwirije ngo se ninde wababwiriza. Ngo ngewe ntahanuye ngo mu iteraniro nta buhanuzi bwamanuka. Ubwo ni ubwibone, iryo ni irari ryo mu isi, ariko umva icyo Data ashaka. Haleluya. Yo haleluya. Arashaka abantu babereye maso iby'ubugingo, arashaka abantu baba maso kugira ngo batamburwe iby'ubugingo, arashaka abantu baba maso kugira ngo ibyo bashyikiriye batabyamurwa n'isi, arashaka abantu baba maso kugira ngo ibyo baherewe ubuntu kandi ari byo by'agaciro isi itabibambura, isi itabamara mu bwiza bw'Imana. Haleluya. Elisa aravuga ati noneho aha ni Imana kumfasha, kuko Eliya yaramaze kumubwiza ukuri, aramubwira ngo nutaba maso, nutandeba ngenda, icyo watumbiriye ku buzima bwanjye, icyo washatse kunkuraho ntacyo uri bubone. Haleluya. Nagira ngo mbabwire ngo icyo twatumbiriye ku Mwami nta wundi uzakiduhesha, ni twebwe twenyine kuba maso.
kubera ko kutaba maso bijya bituma satani atwiba. Bibiliya iravuga ngo aramuhangara, aramwitegereza. Kubera iki? Yarabizi neza Eliya, yarabizi ko hari imiyaga igituma abantu badasingira icyo Imana yababikiye. Yarabizi neza, aramubwira ngo nutambona ngenda ntago biri bukubera uko ubyifuza. Nshuti z'Imana, hari ibitokozi byinshi, hari serwakira nyinshi, hari imiraba myinshi, hari ibirabagirana byinshi, ariko umva icyo Uwiteka gushakaho. Arashaka kuba maso kugira ngo impano y'Imana iri muri wowe ihesha abantu ubuzima. Haleluya. Ntuzane urwitwazo ngo urabona mwami, ngo urabona satani nawe, ngo urabona byaramagurukiye, ngo urabona barandwanyije. Oya, ba maso kugira ngo impano y'Imana iri muri wowe igirira abantu umumaro. Haleluya, haleluya. Ijambo riratubwira ngo muri icyo gice tutaragera aho twasomye, haravuga ngo Eliya ngo akirimo aganira na Elisa. Ijambo riravuga ngo haboneka amagare ngo y'umuriro, ngo n'amafarashi ngo yaka umuriro, ngo arabatandukanya. Haleluya. Ariko ngo abatandukanye, Elisa aravuga ngo hari ikintu natumbiriye, hari umugabane nkeneye, hari icyo shaka. Bibiliya iravuga ngo aramutumbira. Ngo ageze mu kirere, umwuka w'Imana ubwira Eliya, uramubwira ngo Elisa ntabwo yahumbije ngo reka urutero. Ngo Elisa arawusingira, aravuga ngo icyo nashakaga nakibonye. Haleluya. Tuzamurira data icyubahiro. Mwibuke ngo arimo agendana na Eliya. Ngo abana b'abahanuzi bajyaga bamubwira ngo shuti, nubwo uri mugendana n'uyu mugaragu w'Imana, ariko uyu munsi sura aragukurwaho. Ngo akababwira ngo nimuceceke, ngo ngenda bizi. Haleluya. Umva umuntu wabaye maso ahura n'imiraba akayibwira ngo ceceka, ahura n'ibigusha akabibwira ngo ceceka, ahura n'imitego yose ya satani mu nzira akavuga ngo ibi nibishaka kumbuza kubona Imana, akabibwira ngo nimuceceke, kubera ko azi neza ko icyo yasingiriye ari icy'agaciro kuruta ibimutera ubwoba. Akajya abwira abana b'abahanuzi ngo nimuceceke, ndabizi. Erega ibyo muvuga nanjye ndabizi. Erega ibyo bagutera mu bwoba nawe ukwiye kubimenya. Urabizi neza ko gukurikira uyu mwami harimo iterabwoba ryinshi, ariko nuba maso uzabona icyo ubicecekesha. Uzabibwira ngo nimuceceke, nanjye ndabizi. Haleluya, haleluya. Ngo asingira uyu mwitero, aravuga ngo icyo narashatse uyu munsi ndakibonye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo asubirayo. Babana b'abahanuzi ngo bari bicaye ku nkombe y'uruzi, ngo barimo bavuga ngo katuze turebe amakuru. Icyo tuzi twebwe twareretswe, icyo tuzi hari abantu baguteza iminsi, hari abantu bavuze ngo hinda gahoro, ngo n'abandi niko batangiye. Jya ubabwira ngo yewe yongera ndahazi. Ngo bari bicaye ku nkombe bamutegereje, ngo bavuga ngo reka tuze turebe gukorwa n'isoni. Ariko iyo batazi neza icyo twakiriye, bajya bagira ngo abantu bazakorwa n'isoni. Ariko kubera ko icyo twakiriye ari icy'agaciro, kijya kitwambutsa mu maso y'abadutegereje. Haleluya. Tuzamurire tubwiza ngo bamutegereje, ngo babone aragarutse. Haleluya. Barahinduye amagambo cyangwa ntibayahinduye, ngo baravuze ngo umwuka wari uri muri Eliya ngo turabibonye neza, noneho wimukiye muri Elisa. Haleluya, haleluya. Mwuka w'Imana amaze kwimukira muri we, warimo agenda mu mudugudu, basanga mu mudugudu habaye ikibazo. Sanga mu mudugudu batewe n'intambara, asanga mu mudugudu urupfu rubamereye nabi, asanga mu mudugudu inka zirimo kuramurura, asanga mu mudugudu abantu barimo gukuramo inda, asanga mu mudugudu amazi ararura. Haribuka aravuga ngo hari impano nakiriye, hari iby'agaciro biri muri jye, hari ibyo nabonye bitandukanye amazi, hari imbaraga y'Imana nakiriye uyu munsi. Ngo agende ngo ari mu mudugudu, ngo baraza baramwikubita imbere. Wa muntu bacaga intege, wa muntu babwiraga ngo urajyahe, wa wundi babwiraga ngo ko sobuja agenda uramukurikira ujya he, wa wundi bari bazi ko nta cyiza cyamuvamo, ngo baraza bamwikubita imbere bamubwira ijambo iryo shaka kukubwira uyu munsi. Baramubwira ngo databuja, uyu mudugudu ubona uko ubona nawe urimo urabibona ni mwiza, nta kintu twakwirirwa tukubwira. Urawubona uburyo ukeye, urabibona uburyo uyu mudugudu urimo ibintu byiza. Nshuti z'Imana, nagira ngo mbabwire ngo isi dutuyemo irimo ibintu byiza. Iki gihugu cyacu kibamo ibintu byiza. Haleluya, haleluya. Baramubwira ngo urebe uyu mudugudu uteretse ahantu heza, kandi uyu mudugudu uratatse neza, ariko uyu mudugudu ufite ikibazo. Haleluya, haleluya.
nagira ngo utekereze abantu muturanye bafite ikibazo, tekereze inshuti zawe zifite ikibazo zirimo kuganya nawe ukaganyana nazo, baramubwira ngo kubibona uyu mudugudu ufite ikibazo. Haleluya, haleluya. Nubona uburyo ari mwiza, nubona uburyo wubatse neza, ariko ufite ikibazo. Nubona abantu bagenda iruhande rwawe, ntutangazwe nuko bari mu mazu meza, ntutangazwe nuko baba batwara ibimodoka byiza, ariko bapfa kuba gusa badafite Imana muri bo, bafite ikibazo. Haleluya. Baramubwira ngo kubibona dufite ikibazo. Haleluya. Nubwo ubona abantu batambuka, hari abarokore bajya basaba nabi ngo Mana ngo wangiriye neza nka runaka, ntabwo wamenya muri iriya nzu ibibazo afitemo, ntabwo wamenya uburyo arara, umva ahubwo icyo ukwiye gusenga, ukwiye kubwira Imana ngo Mana nahamba uze tubane, mu nzu ntoya uze tubane, mu nzu nini uze tubane, nariye uze tubane, ntariye uze tubane. Baramubwira ngo nubwo uyu mudugudu ukeye ariko ufite ikibazo. Haleluya, haleluya. Abantu bari mu kazi ariko bafite ikibazo, abantu bari mu mashuri ariko bafite ikibazo, abantu baratwara amamodoka meza ariko bafite ibibazo, abantu baryama mu mazu meza ariko bafite ibibazo, abantu urimo kubona bakeye wibaza ko bahiriwe bafite ibibazo, keretse abafite Kristo bonyine. Haleluya, haleluya. Hari igihe tubivuga abantu bakavuga ati abantu barindagiye babakene, buriya baba bavuga ko bafite ayahe mahoro. Nagira ngo nkubwire ngo dufite amahoro atameze nk'ay'isi ifite, kubera ko dufite ibyiringiro bifite ubugingo. Turabizi neza ko umunsi umwe, haleluya, umunsi umwe Uwiteka azasohoza birya byose yavuze. Haleluya, haleluya. Bibiliya iravuga ngo abyumve, ngo yibuka ko muri we harimo impano y'Imana, ngo arasohoka. Icyo nkundira iri jambo, yarasohotse, ntiyagenda kuturiba, ntiyagenda kutugeze. Bibiliya iravuga ngo asohotse, ngo aragenda ngo ajya ku isoko. Tuzamurira Imana icyubahiro, ngo yarasohotse aragenda ajya ku isoko, aho bituruka, aho bipfira, aho ruzingiye, aragenda barihaturuka. Kuba warakijijwe ni kimwe, ariko hari ikintu urasabwa kumenya neza amakuru yo ku isoko. Haleluya. Hari igihe dusenga tukirukana ibintu, tukirukana imbaraga, ariko hari isoko yaho bituruka, tukabyirukana. Uyu munsi ugasohoka mu rusengero uguwe neza, wagera hanze ku isoko hakagarura ibindi. Waragenda ajya ku isoko, ahagarara ku isoko, aravuga ngo amazi yose yo muri iki gihugu dore ahantu ajya aturuka, ngo agenda ahagarara ku isoko. Ijambo riravuga ngo arabasaba, aravuga ngo munzanire umunyu. Ijambo ry'Imana iyo rivuze umunyu, muri Matayo niko havuga, muri Matayo 5 ukomeje kuri 14 haravuze ngo turi umunyu w'isi, ngo mbese iyo umunyu wakayutse ngo hari ikindi bawukorera, ngo bawujugunya hanze bakawukandagira, ariko iyo gifite ubuzima bawubika neza, kubera ko babizi neza kuzaryoshya ibiryo. Iyo twavuyemo agakiza tuba twakayutse, iyo twavuye mu bwiza bw'Imana nta kintu tuba tukimaze, iyo twavuye mu mwuka w'Imana isi iradusuzugura. Nshuti z'Imana, nagira ngo babwire ngo impano y'Imana iri muri mwe, ibahesha agaciro mu isi, ibubahishe mu isi, kubera ko isi ikeneye impano y'Imana iri muri wowe. Iyo umuntu yashizemo uburyohe bwa Yesu, iyo umuntu atakiri mu mwuka w'Imana, isi mufataho ijambo. Iyo umuntu atakiba mu mwuka w'Imana, atangira gukwepa aho bakoranaga umurimo. Iyo umuntu yavuye mu mwuka w'Imana, iyo umutejeje atangira kubwira gakurya umuvugabutumwa yavuze ku wa 5, yaravuze ngo umuntu ngo atangira kuvuga ngo niba umutima utancira urubanza. Rimwe na rimwe n'imitima y'abantu bacira imanza, ariko nibumva iyo abantu bavuye mu buryohe. Haleluya. Iyo tuvuze uburyohe, turimo turavuga uburyohe bw'agakiza, turimo turavuga uburyohe bw'umwuka w'Imana, turimo turavuga uburyohe bw'imbaraga z'Imana, turimo turavuga uburyohe bwo kubamo imbaraga zikiza, imbaraga zimira izindi. Haleluya. Ngo arababwira ngo munzanire umunyu mu mperezo. Ijambo riravuga ngo kandishya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo kanishyashya, shyashya. Imana ikeneye ko tuba bashya, Imana ikeneye ko tugira ibishyashya, Imana ikeneye ko duhora dukora renew, Imana ikeneye ko duhora tuvugurura,
Imana ikeneye ko agakiza ufite uhora ukavugurura kugira ngo ubwiza bw'Imana muri wowe buhore bwaka, buhore buguhuza n'Uwiteka, uhora ufitanye ubusabane n'Umwuka Wera. Waragenda ngo ajugunya mu munyu, ngo akijugunya mu munyu, ngo amazi ngo ahindura ubuzima. Haleluya. Ngo igihugu kibona ubuzima, amazi inka nizongera kuramburura, abagore ntibongera gukuramo inda, amazi ntiyongera gusharira, abantu baravoma barateka bagubwa neza. Kubera iki? Kubera ko mu mudugudu habonetse mu muntu ufite impano y'Imana. Haleluya. Yo, haleluya. Ufite impano y'ibitangaza, ufite impano yo gukoreshwa iby'ubutwari. Iyo umuntu yabisobanukiwe, haleluya, iyo umuntu yasobanukiwe neza impano y'Imana imurimo, igirira benshi umumaro. Niko Pawulo yabwiye Timoteyo. Haleluya. Niko Pawulo yabwiye Timoteyo, Timoteyo wa kabiri ku gice cya mbere ku murongo wa 6 aravuga ngo Timoteyo, niyo mpamvu mpora nkwibutsa ngo ujye usesa Imana ikurimo, ihore yaka, impano y'Imana yaka, abantu babona ubuzima. Impano y'Imana ikora, ibyo uvuga bikiza benshi. Impano y'Imana ikora muri wowe, ibyo uvuze bihinduka umuti w'ubuzima. Impano y'Imana yaka mu muntu. Haleluya, haleluya. Abantu bakira ibidasanzwe. Aramubwira ngo Timoteyo, iyo mpano ndakwingiza uhora uyatsa, uhora uyisesa, ntukayibike, ntukayigundire, hore yaka kugira ngo igirire abantu umumaro. Impano y'Imana itubamo, dukeneye ko yakiza abandi. Haleluya. Tuzamurira Imana yacu icyubahiro, kubera ko nta kindi Yesu yayiduhereye ngo ikize benshi. Yayiduhereye kugira ngo izahura abantu, imurikire abantu bave mu mwijima. Impano y'Imana nta kindi maze. Impano y'Imana no kugirira abantu umumaro, no kugira ngo ibashe gufasha abandi, ibashe kuzura bari bapfuye, ibashe gutuma abantu bari baguwe nabi bamererwa neza. Ijambo ryatubwiye ngo ayo mazi arahumanuka ngo na bugingo n'ubu, ngo nkuko Elisa yabivuze. Haleluya. Yo, haleluya. Yo, haleluya. Kwa Yesu dufite utware, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye, ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Haleluya. Kwa Yesu tugira ubutwari, kwa Yesu tugira ubushobozi. Dupfa kuba twizeye amagambo ye gusa uko yayatubwiye yose. Hajya duhesha ubutwari, hajya duhesha ubushobozi. Nta kindi kijya gituma duhabwa ubwo butwari, tugahabwa n'ubushobozi n'imbaraga z'Umwuka w'Imana zikorera muri twe. Haleluya. Zazine nababwiye ku isi zikeneye, nta kindi cyadufasha, nta kindi cyadufasha kugira ngo izi impano z'Imana ziba muri twe zihora zaka, zihora zikoreshwa iby'ubutwari, zihora zigirira isi umumaro, zihora zikiza benshi, nuko twakomeza kugwiza Umwuka w'Imana muri twe. Haleluya. Umwuka Wera w'Imana akomeje kugwira muri twe, twabasha gukoreshwa iby'ubutwari. Uyu muririmbyi yaravuze ngo kwa Yesu tugira ubutwari, ngo tugira n'ubushobozi. Haleluya. Yo, haleluya. Iyo dufite ubutware, tukagira ubushobozi, iyo dutegetse biremera, iyo dusenze birakunda, iyo duhanuye biremera, iyo tubwirije abantu barakizwa, iyo turirimbye abantu bavamo abadayimoni, kubera ko turimo imbaraga z'Umwuka w'Imana. Haleluya. Yesu yigeze abibwira intumwa mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere uko 8 arababwira ngo umunsi umwe gusa Mwuka Wera w'Imana nabamanukira, ngo uwo munsi muzahinduka abagabo, muzahinduka abagabo bo kumamya, muzahinduka abagabo bo guhamya ko ndi umwami, muzahinduka abagabo bo kuvuga ibyo nakoze. Uwo munsi ntabwo muzongera kugenda mufite ubwoba. Mwuka Wera w'Imana ajya atuma impano z'Imana ziri muri twe zirushaho gusharijwa. Mu yandi magambo, Mwuka w'Imana ni sharijeri y'abizera. Haleluya, haleluya. Mwuka Wera w'Imana ni sharijeri y'abana b'Imana, niwe ujya udufasha kugira ngo impano z'Imana ziba muri twe zikomeze zake, zikomeze zigirire isi umumaro, zikomeze zikize benshi, kubera ko Umwuka w'Imana umunsi yabivuze, umunsi Yesaya bihanura, yaravuze ngo Umwuka w'Imana ngo ari kuri jye, ngo kandi nta kindi yakoze, ngo yasigiye. Haleluya.
Yasigiye, nta kindi yadusigiye, nta kindi yadusigiye kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwiza, kugira ngo tubashe gufasha abafite imvune mu mitima, kugira ngo tubashe kubohora ababoshywe. Nta kindi umwuka w'Imana twamuherewe itorero, kugira ngo dufashe abantu. Se tuyoborwa n'umwuka cyangwa tuyoborwa n'irari ry'umubiri ryandi twavuze muri Yohana wa 2. Haleluya. Muri Yohana wa 1:2. Mureke itorero riyoborwe n'umwuka w'Imana, mureke itorero ribashe gufasha isi, kubera ko isi ikeneye umwuka w'Imana utubamo. Mbwirira umuntu mwegeranye ngo umwuka wera uri muri wowe niwe uzagukoresha iby'ubutware. Umwuka w'Imana yari mu muntu atuma ashira ubwoba. Mwuka w'Imana yakora mu muntu atuma umuntu yirinda ibyaha. Mwuka w'Imana yari mu muntu atuma umuntu akora ibishimwa n'Imana. Mwuka w'Imana yari mu muntu atuma umuntu akiranukira hiherereye. Mwuka wera w'Imana yari mu muntu iyo mukomanze ngo senga arasenga. Iyo umwuka w'Imana mubwiye ngo kora imirimo myiza arayikora, kubera ko umwuka w'Imana n'umufasha. Itorero twahawe umwuka w'Imana kugira ngo tubashe gukora iby'ubutware. Haleluya. Yesu arababwira ngo mwebwe mukiri abanyabwoba ntacyo muzakora. Mwebwe mukiri abanyabwoba ntabwo muzabwiriza ubutumwa bwiza. Mukiri abanyabwoba bazajya babafunga, ariko umunsi umwuka w'Imana yabamanukiye muzaba abagabo nyabagabo. Munsi yamaze kubamanukira muzahasome mu byakozwe n'intumwa 4 no kuri 7. Munsi bari bamaze kuwakira ngo barabafashe babata hagati. Abasadukayo n'abanditsi n'abanyamategeko barababaza ngo mwabagabo mwe niki kibatera gukora ibi? Nizihe mbaraga mugira? Niki gituma mwayogoje isi? Haleluya. Petero yababwira ngo wa mugabo wa wundi mwishe, wa wundi mwabambye, we niwe wadusigiye ubutware, niwe wadusigiye ubushobozi. Ibi dukora tubikora mu izina rye. Niyo mpamvu mu yandi magambo ntabwo mwatwica, ntabwo mwadushobora, kubera ko tuyoborwa n'umwuka w'Imana. Nibyo mutekereza tuba twabimenye, kubera ko umwuka w'Imana aba muri twe. Tuzamurira Imana icyubahiro. Umwuka w'Imana n'umufasha itorero twahawe. Nicyo wenyine uzagufasha kugira ngo impano y'Imana iba muri wowe yake. Koze Imana yashimye ngo indirimbo ngo zarebwe ngo n'abantu. Haleluya. Yo haleluya. Ibintu biri mu mwuka w'Imana bihinduka umuti. Ibintu biri mu mwuka w'Imana abantu iyo babyumvise byinjira mu magufwa no mu mitsi no mu misokoro. Iyo abantu babyumvise babyumva ukundi, kubera ko biri mu mwuka w'Imana. Indirimbo zaririmbiwe mu mwuka zihinduka umuti. Iyo abantu babwiririje mu kuri no mu mwuka, imbaraga z'Imana zikiza abantu. Iyo ibintu byose bikorerwa mu mwuka bigira umumaro. Haleluya. Urashaka ko impano y'Imana ihora ityaye muri wowe yaka, emera kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Haleluya. Hora ufite inzara n'inyota yo kumva umwuka w'Imana atarimo akora imirimo muri wowe. Hora ufite inzara n'inyota yo kumva umwuka w'Imana ari kure yawe. Cyakabiri cyagufasha nta kindi ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Dawidi yararivuze neza, aravuga ngo iri jambo ryarantangaje, ngo iri jambo ngo nitabaza. Muri Zaburi 119 aravuga ngo iri jambo ryarantangaje, ngo nitabaza. Niryo ryonyine rijya rimurikira ibirenge by'umuntu, niryo ryonyine rijya rimurika intambwe z'umuntu nizisitare, niryo ryonyine rijya rimurikira ibirenge by'umuntu nibisitare. Mu yandi magambo, ibirenge by'umuntu ntibibashe gutera intambwe bijya mu bujura. Niryo ryonyine rijya rimurikira intambwe z'umuntu akaba yumva adashobora gusubira inyuma. Niryo ryonyine rimurika umuntu akabasha kubona ntagende mu mwijima. Ijambo ry'Imana. Haleluya. Yo haleluya. Niba ushaka ko impano z'Imana ziri muri wowe zaka, wimenyereze ngo gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Ibyinshi cya gatatu kamvuge kimwe gusa n'amasengesho. Haleluya. Urashaka ko ijambo ry'Imana ribasha kumurika, wiza imbaraga z'amasengesho muri wowe, kugira ngo iyi mpano y'Imana Imana yashyize muri wowe ibashe kugirira isi umumaro. Haleluya.
ndagira ngo nkubwire ngo nusenga uzahimenya ibihishwe, nusenga imigambi ya satani izatsindwa, nusenga uzava ku rwego ushyirwe ku rundi, nusenga uzakira ubwiza bw'Imana, nusenga niyo nzira yonyine tujya tunyuramo tukavugana n'Imana, nusenga. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu yajyaga abwira abigishwa akababwira ngo ndabinginze mwisinzira, nimube maso mubane nanjye, nimube maso musenge, kugira ngo umunsi umwe nimureka amasengesho muzagwa mu moshyi. Satani, iyi si dutuyemo, iyi si ikeneye ijambo ry'Imana, iyi si ikeneye imbaraga z'amasengesho, iyi si ikeneye itorero riyoborwa n'umwuka w'Imana. Haleluya. Yo, haleluya. Kandi iyo dufite izo ndwara tuba turi abatsinzi. Ngirira umuntu mwegeranye ngo nta kindi kizagutsindishiriza. Haleluya. Mubwire ngo nta kindi kizagutsindishiriza, ngo ni impano y'Imana iri muri wowe. Nuyibera amaso, nuyibera amaso izakugeza kure. Nuyibera amaso nyirayo azagukoresha iby'ubutwari. Nuyibera amaso uzakura benshi mu mwijima. Nuyibera amaso, haleluya, yo haleluya, izagirira isi umumaro iyo tuyifite. Haleluya. Iyo tuyifite tubasha gukora iby'ubutwari, iyo tuyifite tubasha kuvuga ubutumwa bwiza bikemera, iyo tuyifite turabwiriza abantu bagakizwa, iyo tuyifite. Haleluya. Yo haleluya. Nima ndakubwira ibyiza byo kugira iyi Mana, nima ndakubwira n'ugwiza izi ntwaro, ukagwiza umwuka w'Imana muri wowe, ukagwiza amasengesho. Haleluya. Ukagwiza ijambo, uzakora iby'ubutwari. Abantu bazajya bavuga ngo niki kimukoresha biriya. Intumwa umunsi zari zimaze kugwiza umwuka w'Imana, umunsi yaramaze kubamanukira ngo babashije kubwiriza barabwiriza ngo 3,000 birakizwa. Mwibaze. Haleluya. Yo haleluya. Ni wowe wenyine ujya udufasha kuvuga ubutumwa bwiza bikemera, abantu bagakizwa, abantu bagahinduka. Ba Petero nibo bashize amanga mu byakozwe n'intumwa aho muri 2 bamaze kuwubona ngo birashe ku mihanda gusa barabwiriza kuri 41 ngo barabwiriza babona 3,000 birakijijwe kubera imbaraga z'umwuka wera. Barabwiriza babona abantu bakizwa bikubita imbere yabo, bababaza ngo bagabo twabigenza dute, twabikora gute, twagira gute ngo natwe duse namwe. 3,000 birakizwa. Haleluya. Haleluya. Imano y'Imana iyo tuyifite tujya tubasha kuvuga ubutumwa bikemera, abantu bagakizwa, abantu bagahinduka, abantu bakava mu bidatunganye. Haleluya. Icya kabiri igidufasha. Haleluya. Icya kabiri impano y'Imana igidukoresha, igituma abayitunze babona ibyo abandi batabona. Haleluya. Umuntu ufite impano y'Imana baramubwira ngo biracitse, akavuga ngo ahubwo ndabona bitangiye. Umuntu ufite impano y'Imana muri we agenda bari imigisha y'Imana, abantu uburyo yagendanye n'Imana. Abantu bavuga ngo ntibikunda, akavuga ngo mwebwe impamvu mubivuga ni ukubera ko amaso y'umwuka yanyu yarahumye. Kubera iki? Babona ibyo abandi batabona. Haleluya. Yo haleluya. Babona ibyo abandi batabona, bajya bakora ibyo abandi bananiwe. Elisa amaze kuhakiriye Imana yatangiye kujya abona ibyo abandi batabona. Umunsi umwe ari kumwe n'umugaragu we Gihazi, ngo aramubwira ngo noneho databusha, ngo nasohotse hanze, ngo mbona hanze turagoswe, ngo mbona hanze tugiye gupfa. Haleluya. Mbona hanze twatewe. Aramureba abona atabona, aravuga ngo wowe sinagusengera kuko ngusengeye ni wakumva ibyo nsenze. Ariko ahindura isengesho ngo amukoraho, ngo aravuga ngo data aguhumura amaso y'umwuka ngo ubashe kubona ingabo ziri kumwe natwe. Haleluya. Iyo umuntu afite impano y'Imana abona ibyo abandi batabona. Haleluya. Iyi si irimo ivuga ngo turashize, iyi si ivuga ngo ibintu byarahenze, iyi si ivuga ngo noneho nitubona minerval, kubera ko ibyo abona abandi batabona. Amenya ko mu isi y'umwuka harimo ibigega by'abizera, amenya ko mu isi y'umwuka harimo imigabane y'abizera, amenya ko mu isi y'umwuka hari ibyo bagambiriye kubizera Imana, abona ibyo abandi batabona. Haleluya. Tuzamurira Imana yacu icyubahiro. Narimbuze ngo tuzamurire data ubwiza, abona ibyo abandi batarimo babona. Kubera iki? Haleluya. Kubera iki? Aba afite icyizere, azi neza ko impano y'Imana iba muri we idashobora kumukoza isoni,
Imana twakiriye ntabwo ari idukoze isoni, ahubwo niduhesha ubutsinzi aho abandi baburiye imirimo n'ibitangaza. Haleluya, yo haleluya. Imana y'Imana ikurimo, nagira ngo nkubwire ngo nibwo butsinzi bw'ubuzima bwawe. Ntabwo uzakizwa niba muri iki, nta nubwo uzakizwa muiba muri mama wawe, uzakizwa n'Imana y'Imana wakiriye. Haleluya, kubera ko ijambo ry'Imana niko ryaravuze ngo kuba nyentegenye Imana ijya yirekana nk'iki, nk'inyantegenye, ngo ariko kuba nyembaraga ngo yiyerekana nk'anyembaraga. Haleluya, mfite izihe mbaraga zikorera muri wowe kugira ngo Imana ijya yiyerekana ku buzima bwawe nk'inyembaraga. Haleluya, haleluya. Ikindi, Imana y'Imana iba muri twe, igituma tubasha guhangura ibyananiranye. Ibyo abandi bananiye, by'abaganga bananiwe, by'isi yananiwe, ariko umuntu w'Imana yahagera. Umuntu w'Imana yahageze, ibintu byose biremera. Umuntu w'Imana iyo yahageze, haleluya, iyo umuntu w'Imana yahageze arategeka ibintu bikemera. Iyo umuntu w'Imana yahageze abantu babona ubuzima. Iyo umuntu w'Imana yahageze, haleluya, byari urupfu bihinduka ubuzima, ibyari bimeze nk'urupfu bihinduka ubuzima. Merci, somera mu byakozwe n'intumwa 5:39. Haleluya, byakozwe n'intumwa 5 kugira ngo umenye ko ubu buntu twahawe, ibi bintu tuvuga n'ubuzima ku bandi, ni ibintu abantu bari babuze ibyiringiro babibona. Kubera iki? Muri twebwe haba mu muti w'ubuzima. 5:39. Dusoma ijambo ry'Imana. Ariko niyo bivuye ku Mana ntimuzabasha kubatsinda. Ego, mwirinde mutazaboneka ko murwanya Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo abantu bataramenya neza abantu b'Imana, barabarwanya ariko ntibikunda, barabica ariko ntibapfa, barabahagurukira ariko ntibakorwa n'isoni. Haleluya. Cyari igihe abantu barimo gukora ibintu bakicwa, abantu barimo kuvuga Imana zitazwi bakicwa, ariko ngo igihe cy'intumwa, haleluya, ngo bahagurutse barimo bavuga ubutumwa, ababarwanyaga baravuga bati muramenye. Aba bantu iyo tubitegereje tubona muri bo harimo ibintu bidasanzwe, muri bo harimo izindi mbaraga, muri bo harimo ubudahangarwa. Muramenye, mwitoneza, murebe mutaba murimo murwanya Imana, kubera ko Imana y'aba bantu ntabwo irwanywa. Tuzamurira icyubahiro ko Imana yacu batayirwanya. Imana yacu ntawayishobora, Imana yacu irihagije. Arababwira ngo muramenye mwabanditsi mwe, muramenye mw'abafarisayo, muramenye mutaba murimo murwanya Imana. Haleluya, kubera ko Imana y'aba bantu ntawayirwanya ngo ayishobore. Imana yacu nitsindwa, Imana yacu irishoboye, Imana yacu ni nyembaraga. Haleluya, yo haleluya. Abafite iyo Mana wenda niyo nasoreza kuri icyo, bajya bahesha abantu ubuzima. Nkomera ku muntu mwegeranye ngo hari abantu bakeneye ubuzima buguturutsemo. Mubwire ngo hari abantu bakeneye ubuzima biguturutsemo. Hari abantu bazagirwa neza biguturutsemo. Hari abantu bazabona amahoro biguturutsemo. Hari abantu bazabona ubutsinzi biguturutsemo. Hari abantu bazabona amahirwe biguturutsemo. Yo haleluya. Hakindi bahesha abantu ubuzima. Twahasomye se bavuze ngo Petero na Yohana ngo ikigoroba kimwe bazamuka nk'abandi baturage, bazamuka bagiye gusenga, bazamuka bagiye guterana muri Shekina, bazamuka bagiye guterana kubera ko bavuze ko hari amaterero. Nk'abakozi b'Imana nabo barahaguruka bajya guterana. Haleluya, haleluya. Bagenda mu nzira nk'iy'abandi banyuzemo, baca ahantu nk'aho abandi banyuze, baragenda bajya guterana, ngo ariko bagenda bafite ikidasanzwe. Haleluya, yo haleluya. Bagenda muri bo hari impano y'Imana ihesha abantu ubuzima bafite ariko isi idafite. Bagenda muri bo bagenda n'impano z'imirimo n'ibitangaza bahawe na Yesu Kristo. Abanyura ahantu abandi bose banyuze, banyura ahantu hari umuntu ufite igisuzuguriro, banyura ahantu hari umuntu ufite ubumuga, ngo abantu barahacaga bakamufungurira, barahacaga bakamuhereza mujugunyiye, ariko bo ngo bahanyure. Haleluya, ngo bahanyurana ibidasanzwe. Tugiye gutaha ariko se ufite icyo utahanye mu mudugudu aho utuye, n'iki bazagusoromaho. Ngo bahageze
baramwitegereza bamenya ko muri bo. Muririmbyi w'108 niko yavuze, yaravuze ngo genda umukristo, ngo icyo ni ikintu kijya gihumuriza umutima wanjye, kijya kingiba ngo byose ngo nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Haleluya! Ngo bahagere ngo bamubwira ijambo abandi batamubwiraga, baravuga ngo barabimenya, baravuga ngo muri twe harimo imbaraga zitanga ubuzima, muri twe harimo imbaraga zizura, muri twe harimo imbaraga za gukuraho igisuzuguriro disi, muri twe harimo imbaraga zateranya ayo maguru yawe. Ngo baramubwira ngo dumbire, aravuga ati noneho aho nabereye abantu bose bajya banyuraho banjugunyira, abantu bose banyuzeho nta kintu baramvuga, erega bambonye naraguye nta kindi bakoze baramvuze, abambonye narasubiye inyuma erega banjiriye imanza, abantu bose bambonye nta cyiza kigeze kibaturukaho, yo bambonye nagiye mu byago baravuze ngo ni inkoni y'Imana. Abantu bamvuzeho ibintu byinshi, nawe ubikurura urebe ibyo abantu bavuze. Haleluya! Hanyuma uraza gusanga Yesu ni wowe wavuze ijambo, ibintu byose bicishwa bugufi, amagambo yose araceceka, ibintu byose bari baragambiriye babona bidasohoye, uko bakwitaga amazina barahindura, baravuga ngo noneho ni Imana. Haleluya! No Petero na Yohana baramubwira ngo, Petero ngo aramubwira ngo yewe ifeza n'izahabu, erega n'ababifite bijya bishira. Baramubwira ngo ifeza n'izahabu yewe ntacyo mfite, muri ibyo byose ntacyo mfite, nta madolari nagendanye, nta n'amayero mfite, ariko jewe icyo mfite kiraruta ifeza n'izahabu, jewe icyo mfite kiraruta amadolari, jewe icyo mfite kiraruta amazu, jewe icyo mfite ni icyaguhagurutsa nawe ukagenda ukubaka, icyo mfite ni icyagukuraho igisuzuguriro, icyo mfite ni icyagusubiza ubuzima, icyo mfite kiraruta icyo abo mu isi bafite. Aravuga ngo jewe icyo mfite nategetse ngo uhaguruke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kandi ugende, ntukongere gusuzugurwa ukundi. Icyo dufite kiraruta icy'abisi bafite. Tuzamurire Data icyubahiro kubera ko icyo yaduhaye kiraruta ikiri mu bisi. Icyo yaduhaye ni umuti wakiza isi, icyo yaduhaye ni icyazura ubuzima bw'abantu, icyo yaduhaye ni icyatuma isi ibona amahoro, icyo yaduhaye yo gahora ku ngoma. Tumukomera amashyi menshi cyane ko icyo yaduhaye gitanga ubuzima. Haleluya, haleluya! Icyo Kristo yaduhaye gitanga ubuzima, icyo Kristo yaduhaye kiruta amazu, icyo Kristo yaduhaye kiruta imirage wacu baduha kuko nayo igishira. Icyo Kristo yaduhaye kijya gihesha abantu ubuzima. Petero aramubwira ngo jyewe icyo mfite kiraruta amadolari, jyewe icyo mfite kiraruta ifeza n'izahabu, icyo mfite ni icyiteka, nikizatuma ugenda utongera gusuzugurwa, nikizaguhagurutsa kuri iki gisuzuguriro. Icyo twahawe na Kristo nicyo kijya gituma isi itadusuzugura, icyo twahawe na Kristo nicyo kijya gituma isi twemera, icyo twahawe na Kristo nicyo gituma tugeraho abaganga bananiwe tukavuga ngo Imana yacu itanga ubuzima, yarangiza igahereza abantu ubuzima bakabaho. Icyo twahawe n'umucunguzi, icyo twahawe na Kristo, nagira ngo abari cyo mbaho uyu mugoroba, abari cyo mutahana uyu mugoroba, icyo Kristo yaduhaye gihesha abantu ubuzima. Haleluya, yo haleluya! Hagira ngo mbabwire ngo muri uyu mudugudu nta buzima bari bafite, nagira ngo mbabwire ngo amazi yaho yaricaga, nagira ngo mbabwire ngo abagore baho bakuragamo inda ntabwo ari ibintu bisanzwe, nagira ngo mbabwire ngo icyo dufite, icyo twahawe na Kristo gihesha abantu ubuzima. Icyo twahawe na Kristo ntabwo ari cyo kugundirwa, icyo twahawe na Kristo nicyo guhereza isi, kubera ko isi ifite inzara n'inyota, isi irakennye, isi ifite ubukene bwa Kristo. Nagira ngo nshuti y'Imana soze nkubwira ngo icyo Kristo yaduhaye gihesha abantu ubuzima. Icyo twakiriye muri twe ni gihesha abantu ubuzima. Iyo twakiriye Kristo tujya duhabwa ubuzima, iyo twakiriye Kristo duhabwa ibyiringiro bizima, iyo twakiriye Kristo, haleluya, yo haleluya, bituma dusubizwa ibyiringiro bizima. Ibyiringiro byacu ntibidukoze isoni. Icyo twahawe n'Umwami, icyo twahawe n'Umucunguzi, ndagira ngo ugitekerezeho hanyuma dusenge. Niba hari icyaha kikwambuye rero, niba hari umuyaga waguhushye, niba hari ukuntu warangaye kikagucika, uyu mugoroba wongera ugitahane. Haleluya! Icyo twahawe na Kristo ni impano y'Imana ihesha abantu ubuzima. Biragatsindwa ku bitorero
abantu barimo kuza mu itorero bapfuye bagakomeza bagapfa, abantu bakaza mu itorero bararwaye indwara zananiranye, ariko hakabura umuntu utegeka ngo abantu bahabwe ubuzima, biragatsindwa. Nta kindi kibizana no kutisobanukirwa, no kutamenya impano y'Imana twakiriye. Imana yaduhereye ubusa kugira ngo natwe tujye dutangira ubundi. Mwakira ijambo ry'Imana.